nga urugo wabereye marene ni ibiki by'ingenzi utabura kumubwira ni yihe mpamba utabura kumutekerera? Bakoze cyane impamba ntabura kubwira umuntu ngiye gushingira wenda mbivuge gutyo ngiye kwera marene icyambere namubwira nk'umukobwa ugiye gushaka gushinga urugo icyambere namubwira nukuvuga ngo iyo ugiye mu rugo kunda umugabo wawe. Yego. Kunda umugabo wawe kandi muheshe mwubahishe. Ikindi ntareka kumubwira menya noneho ko utakiri mu bakobwa noneho wageze mu rugo. Gira ibyo utangira gutandukana nabyo. Atari uko inshuti zari mbi ariko hari izindi shingano winjiye ugiye kubazwa umunsi ku wundi bizagusaba nabyita concentration yawe yose kugira ngo wite ku rugo ugiye gushinga wite ku mugabo wawe n'ibindi byose kugira ngo uhitamo umuntu uzakumva ku bitekerezo ufite azemera ko mujyana ukomeze. Nuvuga ngo umukobwa cyangwa umuhungu ari muri muhitamo ry'abantu benshi batandukanye ubwa mbere shaka umuntu ugukunda. Yego. Nicyo cyambere kuko nanone ntiwakwiyemeza kubana n'umuntu ari urukundo uriho uraforce. Numara gushaka ugukunda menya uwo muntu se uyu muntu urugendo tugiyemo ni rumwe. Imyizerere burya ni ikintu gikomeye nubwo tudakunda kubivuga cyane. Izo kuntu twagiye mu ijambo ry'Imana tuganira ku kuntu Yesu yitanze. Uvuga se ko mu ijoro bateranye bavuga ati ninde wabumbura iki gitabo kugira ngo ajye gucungura isi. Dusanga ni Yesu yiyemeje ati genda kibumbura. None umugabo arambwira atari kuzi ko hari hishurirwa mbonye ko iyi ministeri yawe wayitabumbura igitabo cy'urugo rwawe. Uzi ko no mu rugo hari sacrifice umuntu agomba gutanga nk'iyo Yesu yatanze. Kuko hari umuryango ugomba kuzamurikira Imana ko ugaruye nkuko Imana yaguhaye. Uvuga ngo harimo kwitanga nkuko Yesu yitanze. Twiyemeze rero tubumbura igitabo naho iryo zina ryaturutse. Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo ariko akundi mutumenyera ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Murabona ko turi kumwe n'umukozi w'Imana niwe tugiye kubana n'umumama mwiza n'umumama ugiye ishyaka ryiza cyane cyane ku bintu bijyanye no kubaka ingo. Afite ama emission menshi yagenda atambutsa byose aharanira kugira umuryango nyarwanda mwiza. Byose rero na amahirwe dufite kuba tumufite ku Iyobokamana TV. Ndibwira ko abantu bakurikiye ikiganiro tugiye kugirana batari buze guhomberwa barunguka byinshi rwose. Reka rero dutangire tumuhereza ikaze ku Iyobokamana TV. Mwaramutse neza kandi muraho murakomeye? Mwaramutse neza Joye. Amakuru imeza cyane. Wow, tuguha ikaze ku Iyobokamana TV. Murakoze. Muratangirana no kwibwira abantu badukurikiye kugira amenye ngo ninde tugiye kubana muri iki kiganiro. Murakoze cyane nitwa Mutoni Emmanuel. Ndo mama nubatse mfite abana 5 abakobwa 3 n'abahungu 2. Ngira ngo abenshi banze mu kiganiro bumbura igitabo cy'urugo rwawe ngo batangiye kumenya. Ndo mama ukunda ibintu by'umuryango cyane niho muhamagaro wanjunganisha. Yego. Ari ibyo muri make. Wow, iyo uvuze ngo bumbura igitabo cy'urugo rwawe uburi kubwira umuntu wese wubatse uburi kubwira uburi ufite ibintu uri kubumburira abantu ari wowe ukibumburira abantu bakagenda basangiza ubumenyi bukirimo biba bishatse kuvuga icyo ubundi bivuze ngo bumbura igitabo cy'urugo rwawe. Bumbura igitabo cy'urugo rwawe ubundi ni nka devoir mbampa abantu. Umuntu agiye mu rugo no kuvuga ngo hari igitabo atangiye. Iyo wiyemeje gushaka uyemeza no kubumbura icyo gitabo. Gushaka no kubumbura ntibitandukana. Biri kumwe. Ese ubwo ni igitabo utangirana n'urugo? Ni igitabo utangirana n'urugo. Ni rya shuri se bavuga iyo bavuze ngo urugo ni ishuri buriya bavuze iki mama? Ubwo ndatangiye ibibazo byanjye twinjiye mu kiganiro. Kuko ngira ngo bavuze ngo urugo ni ishuri harimo amasomo menshi. Ni mw'icyo gitabo?
no muri icyo gitabo naho uhigira byinshi bigukomeza biguha gukomeza ubundi ukaguha kwihangana ubundi ukaguha gufata ibyemezo ubundi bukagira kugira ibyo utandukana nabyo ni nko kwiga no kwiyemeza kandi iyo utangiye kwiga ntabwo utangira uvuga ngo ngiye gutsindwa oya umuntu wese ajya ku ishuri avuga ati ngiye gutsinda kandi niyo bishitse bikagutsinda uyu munsi ntabwo uhita urivamo oya uravuga uti ndakomeje kuko icyo nshaka umugambi wanjye ni ugutsinda rero no muri icyo gitabo ntabwo ugomba kukibumbura ngo uhite ukibumba kitarangiye igitabo ubumbura ukakirangiza kugira ngo paje zose zisome. Yes, umuntu uri kureba iki kiganiro hari ikibazo atabura kwibaza nanjye kandi ndakibaza, uyu muhamagaro waje gute, iki gitekerezo cyaje gute cyo kugira umutwaro wo guhugura kubwira abantu bumbura igitabo cy'urugo rwawe haba harimo amasomo menshi atandukanye, ni ukubera iki iyi initiative yakujemo gute, wayitewe n'iki? Uyu muhamagaro wanjemo kera nkiri muto ariko sinarinze ko ari ahangaha wanganishaga nkiri umwana ngira ngo nkega muri segonderi ya gatatu ngira ngo nakundaga kwibaza ese iyo abantu bakundanira iki, urukundo ubundi ni iki? Bihera aho ngaho rero ndimo kwibaza urukundo rw'abantu babiri rw'umuhungu n'umukobwa ruba rugamije iki? Ngenda nshakisha rero njya muri iyo research, ese ruba rugamije iki? Ubundi ni ukubyara gusa, ubundi ni ukugira ngo bafatane ukuboko gusa, ubundi se ni ukugira ngo hariho ababyangiza bakabigira nko kuryamana bakabyita urukundo. Ndavuga se ubundi urukundo rw'abantu babiri ruganisha he? Naho rero byatangiriye ntangira kumva ibyo byose abantu bakundana bifuriza n'icyiza, bifuriza ko baha umunezero. Naho umuhamagaro wahagurukiye bikomeza, noneho maze gushaka maze gukura umutwaro mbamo munini, numva ko ese ko ingo zimeze nabi zirimo zirira, nkabona abatandukana, nkabona umumama aravuze ati birananiye duvuyemo, umugabo aramenasa, umugabo ati ntago nkibishaka, umugore ntanyubaha, nsanga ingo zirimo zirarangira zitandukanye. Ndavuga ariko bibaho ku rugo rushobora kubaho rwishimye nubwo mwahura muri ibyo bibazo byose ariko mukarwanira ishaka ryo kubaho munezerewe. Naho umuhamagaro wahagurukiye ndavuga nti ibyo ari byo byose niba dufite Imana nzima ni ukuvuga ngo n'ingo nzima zinezerewe zibaho. Naho natangiriye. Umuntu yakwibaza iri zina bumbura igitabo cy'urugo rwawe, umuntu wese hari umuntu nabwiye ngo ngiye kuganira n'umumama ujya ukurisha teyarime cyangwa ufite seri yitwa bumbura igitabo cy'urugo rwawe, umumbarize yabitekereje ati yarabirose, ni Imana yamuhaye ririya zina, kuko ni bumbura igitabo cy'urugo rwawe umuntu wese ahita yumva ni ikintu kiri pike positivement mu buryo bwiza cyane. Wamaze igihe kingana cyo usacinga ririya zina kugira ngo wiheturuve ubonye akantu nyine uzajya ushyiramo bagaje y'ubutumwa ushaka gutanga cyane cyane ku muryango. Urakoze cyane jewe. Ririya zina uko ryaje narishatse igihe kinini ngeraho ndavuga se nzatangira ibiganiro byitwa iki, nzajya nkura n'abantu babwira ngo nkora iki, ariko rimwe ngira umugabo akunda kujya muri Bible cyane, akunda gukora research muri Bible, akunda gusoma. Rimwe rero twari turi muri lockdown ya mbere bigitangira, aho ngaho niho umutwaro wambanye munini, numva ngomba kugira ikintu ntangira gukora. Turimo tuganira rero sinzi ukuntu twagiye mu ijambo ry'Imana tuganira ku kuntu Yesu yitanze. Avuga se ko mu ijuru bateranye akavuga ati ninde wabumbura iki gitabo kugira ngo ajye gucungura isi, dusanga ni Yesu yiyemeje ati genda kibumbura. Noneho umugabo arambwira ati ariko uzi ko hari ihishurirwa mbonye ko iyi ministeri yawe wayitabumbura igitabo cy'urugo rwawe, uzi ko no mu rugo hari sacrifice umuntu agomba gutanga nk'iyo Yesu yatanze, kuko hari umuryango ugomba kuzamurikira Imana ko ugaruye nkuko Imana yaguhaye. Uvuga ngo harimo kwitanga nkuko Yesu yitanze. Twiyemeze rero tubumbura igitabo. Naho iryo zina ryaturutse. Ni ikintu gikomeye cyane mwabyumvishe rero. Ati kwa kundi igitabo cyari mu ijuru cyarabuze uwakibumbura ngamene ibimenyetso bigifatanije, maze Yesu Kristo umwana w'Imana nyine yemera kwitanga abumbura icyo gitabo. Ati natwe rero niho twakuye initiative yo kuvuga ati ibi bintu by'urugo rero naye amakimbirana ari mu ngo n'ibiki byose birasaba umuntu wemera kwitanga, ati reka
natwe ikiganiro cyangwa irivugabutumwa tujye turinyuza muri Minisiteri ya Bumbura igitabo cy'urugo rwawe. Ni izina ryiza cyane. Ariko ubundi mama, buriya urugo rutangira ryari? Urugo rutangira umuntu amaze gushaka, rutangira mbere, rutangira agize imyaka y'ubukure. Ubu umuntu yagombye gutangira gutegura urugo rwe ryari? Kibazo gikomeye. Ubundi gutegura urugo bibaho utabizi. Bihera mu bwana. Yego. Kwa kundi ureba uko mama akora, kwa kundi ureba uko bakora isuku mu rugo, kwa kundi ureba uko iwanyu mwakira abashitsi, kwa kundi ureba uko ababyeyi bagukunda cyangwa uko baganira hagati yabo. Biriya byose biba birimo kugutegurira urugo. Ni ukuvuga ngo ibyo utangira kubona uri umwana hari impact nini bizakugiraho mu rugo rwawe. Yego. Rero niyo mpamvu njya mbwira ababyeyi nti ibyo dukora abana baba babireba kandi tuba tubategura. Nubwo utabicaje ngo bahesije uvuga uti ngo uyu munsi tugiye kuganira ku byingo uko muzubaka. Oya, buriya uburiho urabitanga utabizi. Buriya niyo base rero. Urugo rero ruhera mu bwana. Kwa kundi bagutegura uko ibyo urebera mu babyeyi bawe, ibyo urebera mu baturanyi, ni impamba irimo kuguherekeza izakuganisha mu rugo. Ntabwo uzajya kureba ibyo wabonye. Oya, uzaba mu byo nawe warebaga mu rugo rwawe. Niyo mpamvu navuga ngo urugo uburitegura rukiri hariya hasi, ariko hari imyaka nanone ntabwo ukiri hasi wavuga ngo ugiye gushaka. Hari imyaka nanone itwemerera kurwinjiramo, ariko uba waruteguye ukiri mutoya. Yes, umuntu uri kureba iki kiganiro w'umusore cyangwa w'umukobwa ugejeje igihe cyo gushaka, ariko akaba bitamworoheye we afite abantu benshi bari kumutereta, reka bari ko mbyita, cyangwa n'umusore afite abakobwa benshi bari imbere ye. Ni gute umuntu yahitamo uwo bazashakana? Yakora iki? Yabigenza ute kugira ngo ahitemo mu bantu benshi ababona imbere ye? Numva n'ubundi iyo umuntu ajya guhitamo aba afite amashuwa menshi cyane, agahitamo umuntu umwe. Ubundi wowe ubuze uko uteye, ubuze n'ibyo ukunda, ubuze navuga ngo n'icyerekezo ufite aho ushaka kugana. Rero kugira ngo uhitemo, uhitamo umuntu uzakumva ku bitekerezo ufite, azemera ko mujyana uko umeze. Ni ukuvuga ngo umukobwa cyangwa umuhungu ari muri muhitamo ry'abantu benshi batandukanye, ubwa mbere shaka umuntu ugukunda. Yego. Nicyo cya mbere, kuko nanone ntiwakwiyemeza kubana n'umuntu ari urukundo uriho uraforce. Numara gushaka ugukunda, menya uwo muntu uti se uyu muntu urugendo tugiyemo ni rumwe. Imyizerere burya ni ikintu gikomeye, nubwo tudakunda kubivuga cyane, ariko ni ikintu gikomeye. Gufata urugendo mutajya hamwe, uvuga ngo Imana niza atari yo wizera, tuzagera mu rugo tugongane. Imana zacu zizagongana. Rero ni byiza ngo umuntu yizeye iki, ugiye kubana nawe yizera ati. Icyo gishingireho nanone. Numara kubona ko yagukunze, ukamenya imyizerere yanyu, noneho ukareba mu mico yawe ibyo umwifuzaho, uburanga bwe washakaga n'ubwo ngubwo, kuko nabwo turabureba. Hanyuma imico y'indani se, ni umuntu wumva utazagira ipfunwe ryo kugaragaza mu bantu, ni umuntu wumva azakwakirira abashitsi. Ujya mu tudetaye twinshi igiye guhitamo. Ni umuntu wumva se azabana neza n'umuryango wawe. Ibyo uba wagize igihe cyo kubireba. Urumva ni ukuvuga ngo muri abo bose hari uwo umutima nagira ngo mvuge, hari akantu kajya kamfasha iyo ndi kuvuga aho hantu. Igihe Adamu yakangukaga arebye Eve, njyavuga nti cyampa uriya mutomo kagaruka mu bagabo. Kariya kantu abagabo bakongera bakakavuga, kuko nubwo abagabo bajya bavuga ngo ntabwo twamenye uko tubwira abagore ko tubakunda, niba ntaragusezerera nuko nkigukunda. Ariko ririya jambo ryavuye muri Abrahamu ni ijambo rikomeye. Mbese niwo mutoma wa mbere muri Adamu. Yes, niwo mutoma wa mbere, nta wundi urawuvuga, nta wundi mugabo wari wawuvuga. Uri he hari? Mbona karaka mugabo uyu nakara ko mu mara yanjye, ni gufa ryo mu magufwa yanjye. Rero kiriya kintu kikuvugisha kuri kiba indani muri wowe. Umuhungu ataracyumva, komeza ushakisha umukobwa, kuko umukobwa iryo jambo wumva rizazamo, uzumva ko atandukanye n'abandi bose. We bizaguha ko n'uyu nguyu, kuko ndumvise ko hari ikintu kibaye muri jewe kitabaga ku bandi bose. Numva ariko namubwira guhitamo uwo bazabana. Okay, ni byiza cyane. Mama, wari waba marene? Nabaye marene n'abantu benshi.
yego umaze kuba marene w'abantu benshi ubwo kubera ko banakubona nyine ukunda ibintu by'urugo ufite inama n'impanuro nk'izi ngizi ngira ngo abakobwa benshi bagusaba nyine ko babera marene. Yego umukobwa rero agiye gushyingirwa atoye marene nyine atoye wowe. Mbere yuko ashyingirwa arabanje arakwegera ati nyaboneka mubyeyi ati bibanza rwose unyuzurize iyi nkangara bagaje nzajyana mu rugo kugira ngo nzarwubake rukomere. Mu bintu utabura kubwira uwo mukobwa ugiye gushinga urugo wabereye marene ni ibiki by'ingenzi utabura kumubwira, ni iyihe mpamba utabura kumutekerera? Urakoze cyane. Impamba ntabura kubwira umuntu ngiye gushingira, wenda mbivuge gutyo ngiye kwera marene. Icya mbere namubwira nk'umukobwa ugiye gushaka gushinga urugo, icya mbere namubwira ni ukuvuga ngo iyo ugiye mu rugo kunda umugabo wawe. Yego kunda umugabo wawe kandi muheshe mwubahishe. Ikindi ntareka kumubwira menya noneho ko utakiri mu bakobwa noneho bageze mu rugo. Gira ibyo utangira gutandukana nabyo, atari uko inshuti zari mbi ariko hari izindi nshingano winjiye ugiye kubazwa umunsi ku wundi bizagusaba nabyita concentration yawe yose kugira ngo wite ku rugo ugiye gushinga, wite ku mugabo wawe n'ibindi byose bishamikiye ku rugo. Ikindi ntabura kumubwira ubu umugore usenga. Umugore usenga kuko mu gusenga bikumenyesha ibintu byinshi cyane biri mu rugo. Buriya niyo mpamba ikomeye nabwira umukobwa w'umukristo yajyana mu rugo no kuba umugore usenga, kuko bigufasha kwakira umugabo muri eta yose ajemo. Iyo usenga ntabwo uhungabanywa n'imiraba ibaye mu rugo, isanga uhagaze kandi ukaba ufite igisubizo uri butange kuri icyo kibaye. Ikindi umugore wihesha agaciro, menya ko wamaze guhitamo, reka gukomeza wiyandarika, reka gukomeza uha access kubo wenda batagize amahirwe yo kugutwara, uko bishobora kugukurira gutangira nabi mu rugo. Mva mu magambo make ari byo namuha nk'impamba atabura kugendana mu rugo rwe. Ibyo ni eshansiyo y'ibindi byinshi. Ntekereza ko watabura no kwihangana. Njya numva ngo bavuga ngo ngo ntagiye gushaka ngo umugore agomba kwiyemeza yuko agomba kwihangana cyane kuko ngo abagabo bagira amakosa menshi. Se nibyo ra cyangwa nibyo niyumvira mu ubwo wenda wahuye n'abafite abagabo bagira amakosa menshi simbizi, ariko kuhita mvuga ngo abagabo bagira amakosa menshi ntabana n'abagabo bose urumva naba ndimo kubabeshyera. Nubwo mbere byumvise ko abagabo ngo bagira amakosa menshi, byumva ko bagira amakosa menshi, ariko buriya iyo ugiye kubona ikosa ry'uwundi ujye umenya ngo yaba bateye ubwoba buriya. Nuko akenshi tugira ikintu kitari cyiza cyo kureba abantu cyane, ukareba amakosa y'undi cyane, ariko wowe nawe buriya wicaye ugatuza wasanga uwo mugabo umurusha amakosa. Ese buriya mu gihe nko mu rugo habaye amakimbirane, umugore n'umugabo hari ibyo batari kumvikana, kandi uwo mugabo wenda akaba ari umuntu yavuga udakunda kuva ku izima, cyangwa wenda reka ndeke kugarukira wenda kuri karagiteri y'umwe muri abo ngabo, ahubwo buriya ubwirizwa kubanza guca bugufi kugira ngo habe resolution y'izo komfuri ninde hagati y'umugore n'umugabo. Birumvikana ni bose, icyo cyo urakinsubiza gutyo ndabyiteze, ariko wenda hari uwaba promoteri ubundi uwagombye kugira umutima uciye bugufi cyangwa wiyoroshya cyane hagati y'umugore n'umugabo mu gihe cya komfuri mu rugo, buriya barinde mama. Ku giti cyanjye kuko icyambere ukimbujije ko twese tugomba guca bugufi reka nyihorere, ariko ubundi muri kamere y'abantu umugabo n'umugore, umugore niwe ugomba guca bugufi, niwe byoroshye kuko umugabo ukurikije n'icyubahiro Imana yabahaye guca bugufi hari ukuntu bibavuna, ariko umugore n'Imana yarabidusabye
yarabidusabye ariko nakubwiye ndimo kukubwira ko ku mukobwa impamba namuha umugore usenga nta kintu cyamunanira oya nuko guca bugufi urimo kuvuga biramworohera nta nubwo abona ari ibintu bikomeye cyane oya nicyo gukora abakizi ababona n'ibije ukuntu bije bimeze bikamuhavuga ati okay ndabona hano tutarimo kumvikana reka muhe umwanya nta nduru zibaye reka muhajye kubitekereza wowe ukamenya ibanga aho ugomba gukomereza ko ari ku mavi biraza gukemukirayo. Wow. Aha, Yesu rero ubonye cya gitabo nyine cyabuze ukibumbura aje bagize gutya aravuga ati ngewe ndakibumbura menagura ibimenyetso gifatanije ncungura umwana w'umuntu. Iki gitabo Yesu yabumbuye gifite ahantu kizafungirwa kizafunga ari uko yishyiriye itorero ari muri kiyo umwami Yesu Kristo. Iki gitabo cy'urugo cyabumbuwe kizafungirwa hehe? Iherezo ryacyo urasoma page ugende page ya nyuma izarangira ryari mu rugo. Izarangira nawe umuritse urugo rwawe ku Mana. Okay. Nujya imbere y'Imana uzabazwa ati urugo naguhaye byari bimeze bite ari igitabo kizaba kibumbitse kirangiye cyose. Ubwo nukugerageza ugasoma ukagikubumbura mpaka kugeza igihe urugo rwawe ruteruye ukarumurikira umwami Yesu ati nguyu ndabakugaruriye kabisa ari bazima. Hano hari isomo rikomeye cyane niyo mpamvu mubajije iki kibazo niyo mpamvu kabisa. Urebye neza nuko Yesu yabigenje nawe yarageze ku munota wa nyuma kwa kunda acikanya apfuye apfuye akabambwa neza buri gitabo yarakirangije uvuga ngo itorero wampaye gucungura ndaricunguye ndemeye ndagikoze. Wow. Bakunzi biyobokamana TV murumva ko uyu mumama turi kuganira ibintu bikomeye birimo inama n'impanuro nyinshi. Muri iyi minsi mu miryango nyarwanda harimo amakimbirane menshi mu ngo bugore n'umboga batumvikana bapfuye ibintu nyine bigiye bitandukana. Iyo urebye nkawe wenda ufite umutwaro cyangwa ishyaka ryo kugira umuryango mwiza cyangwa ryo kubaka ingongo zikomere ubu ni ibintu by'amakimbirane biri kugenda byiyongera biri guterwa n'iki mama? Iby'amakimbirane uko icyo mbitekerezaho ikintu kiro kirabitera n'umuntu kwikunda ku giti cye kwikunda umugabo asigaye yikunda n'umugore akikunda nta barebera inyungu za rusange buri muntu wese ashira yizana uvuga ngo ngewe ibinshimisha byari ibi ngibi ntushake kumenya ngo ese byashimishaga mugenzi wawe byo byari ibihe ni ukuvuga ngo niba akoze gutya niba adashaka gutaha hakiri kare wenda ngiye birimo kumbabaza okay reka noneho twese tugendere rimwe ko nanjye ndabishoboye kudataha ugasanga noneho hagataho habuze ubu incungu y'urugo bose babivuye bavuga ati okay niba ari ukusesagura amafaranga nanjye ndahembwa reka nanjye nje kuyasesagura noneho hagataho uvuga ngo buri muntu wese ariho arikururiraho nta kubaka urugo bigihari. Yego ibikurura hanze biradutwara twese niba ari amaraha y'isi ko nabyita wenda ukumva niba umugabo agiye mu groupe runaka iramujyanye ntukimubona wenda weekend atahatinze nijoro umugore ibyo ahubwo ntibigutere kumva ahubwo wowe avuga uti reka ngume hamwe niba ari kubisengera mbisengere cyangwa mwerera imbuto barimo kugenda bizamugarure nawe ukavuga uti reka nanjye mwereke ko mfite inshuti nshobora kugenda ubwo rero ingozi hagati aho zirabura usanga buri muntu wese rero arimo gukurura yishira nta kubaka nta kwitangira urugo ku gihari. Yego ariko mama hari ukuntu umuntu ashobora kwitwara muri fiançaye ubwo ndavuga hari imyitwaro ushobora kugira muri fiançaye ikagira ingaruka kuri ejo hazaza h'urugo ugiye kubaka birashoboka? Hagute navuze ngo muri fiançaye cyagiye witegura gushakana n'umuntu hari imyitwarire itari myiza ushobora kugira muri fiançaye ikagira ingaruka ku umaze kugera mu rugo. Imyitwarire umuntu yagira muri fiançaye hanyuma ushobora gutegura fiançaye yawe nabi bikakugiraho ingaruka mu rugo nicyo ndi kubaza. Ibyo nanone byahereye hahandi hasi rega ntago bihera muri fiançaye uvuga ngo hasi burere wabonye burakwafecta ukagukurikira no muri fiançaye noneho ugasanga urugo rwawe ntago waruteguye neza kuko nta shingiro ryo giza wabonye niko nabyita noneho ugasanga muri icyo gihe cy'urugendo ugeze no muri fiançaye nta kintu kizima ufite uzajyana mu rugo
byapfiriye inyuma yego. Ariko rero kuko n'ubundi tuba twagize igihe cyo kureba abo twashakanye, niyo mpamvu bidusaba ko fiançailles itaba igihe gito, kugira ngo wiyemeze uvuge uti mbonye iyi ngeso n'iyi ngiyi, ibi nemeye ko nzabana nabyo, ibi ngibi wenda ndabona okay sinzabyihanganira. Ukareba niba ibyo kwihanganira ari byinshi, iyo urwo rugo ntago wakwemera kurujyamo. Niyo mpamvu fiançailles ibaho. Iyo wabonye bitangiye gufira muri fiançailles, nuvuga ngo no mu rugo ntago wakwiriye kujyayo. Buriya si igihe cyiza cya fiançailles kitari gito, ni nk'ikihe wenda kingana gute? Ego ntago wamenya umuntu, nta nubwo umuntu yakwiyereka wese muri fiançailles kuko barihisha, kujya kumumenya neza mu rugo, kuko mu rugo ho nawe ahita yirekura avuga ati okay narashatse byararangiye. Igihe wenda kitari kinini kitari na gito, wenda wafata umwaka, imyaka 2, aho waba umaze kumenya utuntu tumwe na tumwe ku muntu twibanze, uvuga uti utungutu ndabyemeye, nzabana nabyo, ibyo mbashije kubona ibi nabyihanganira, ariko ibyo atazanyereka n'ubundi n'imyaka 5 yabinyereka, ariko twibanze ngira ngo ushobora kutubona ukavuga uti uyu twagiye, ibindi bizakemukira imbere. Okay, ese mama kubaza Imana wo muzashakana, ubwo ndavuga mu gihe cya fiançailles, wenda mu ngingo nyinshi umuntu arebaho, hari no mukobwa cyangwa umusore uvuga ati ngewe ntabwo nashaka Imana itavuze ati uyu niwe muntu wanjye. Buriya bigira uruhare rukomeye wenda ko kuba urugo rwakomera. Impamvu bivuze, muri iyi minsi hadutse ikintu bita ubuhanuzi, abahanuzi b'ibinyoma, babandi baza bavuga ko Imana ivuze nyamara itavuze, nyine bayibeshye. We n'umuntu akaba yakureba akagukuda, akavuga ati uyu mukobwa ubwo ari umunyamasengesho, nta handi hantu ndi bumufatire, ngiye kunyura kuri Joel, nyure kuri runaka, bagende bamumbwirire ko Imana iri kubabwira yuko ari ngewe uzaba umugabo we. Ugasanga ibyo bintu nabyo abantu bashobora kubyibesheramo, bikaba byagira ingaruka kwisenyuka ry'ingo. Ubonaho wenda mu bibazo bigenda biza mu miryango, wenda mu makimbirane aboneka mu miryango, ho byo nta ruhare byaba bifite, wenda uko ubibona wowe nk'umuntu ufite ishyaka ryo kubaka ingo zikomeye. Uvuze ikintu gikomeje wenda, ibyo biriho cyane, biriho abantu basigaye babyitwaza, bavuga ati niba nshaka umukobwa bambwiye ko asenga cyangwa akijijwe, aho ndi bumufatire ndahazi, ugaca aho ngaho nyine mu marangamutima ye, makomisiyoneri hirya no hino, wenda bagashobora no kumusanga harimo gusengera, bakamubwira ati kanaka yitwa gutya ni wowe wawe. Rero bigusaba kuba ufite ubusabane bushikamye n'Imana, bigusaba kuba ufite umushumba, nabyo birafasha kuba ufite umushumba ugushumbye. Ntago sinkubwiye ngo azaguhitiramo, oya, ariko yagufasha muri urwo rugendo rwo guhitamo. Ni byiza kumuganiriza, niba hari umuntu ubona aje akugana ukaba utarafata icyemezo, cyangwa ukaba nawe uri hagati y'amayira abiri, ukibisengera wenda, cyangwa aje avuga muri ubwo buryo, ukavuga uti jewe aho ngeza ndikumva ibyo ambwira ko yansengeye, ibintu byinshi yavuze nsanga nibyo, wenda ushobora gusanga ibyo arimo kubwira nibyo, wenda rero akubaririje aza guha details zawe cyane, ubundi so ugira ngo azatakwize nyine, savuga atakunda ibi, ameze utya, yigeze agire sheki mbeza, akaza avuga atumva ku buryo uvuga ati uyu ni gitaro bivuze kabisa. Rero aho ngaho bisaba kuba n'ubundi usanzwe ushikamye mu Mana, ufite ubusabane bwihariye n'Imana, ku buryo nawe ushobora gutera intambwe ukayibariza, utagendeye ku byo bakubwiye, atari uko ubipinze, ubundi ukagira igihe n'umushumba wawe cyo kuganira kuri icyo kintu kikubayeho, akaguherekeza muri urwo rugendo. Numva ari cyo kintu cyakurinda ibi byose biriho biraba by'abavuga ibyo bishakiye, by'abazana wenda ubuhanuzi butari bwo kubw'inyungu zabo, ariko nawe ntago byakagombye kugusanga ngo aba ari ibyo ugenderaho. Ufite ijambo ry'Imana icyo rivuga, ufite umushumba, ufite Imana, ibyo bintu byose ubikonsirise, ndabizi ko wamenya uyu muntu niba aje kubesha cyangwa atakubesha. Ese mama, noneho muri ya makimbirane rero yabaye mu muryango, arabaye umugore n'umugabo barananiranwe, bariyunze biranze, bagize ute, ni ryari wemera yuko bishobora kugeza abantu ku gutandukana? Ubwo ndavuga kuri divorce. Hari igihe binanirana mu rugo bikanga pepe, aho numva byagera ahantu ho gutandukana, ariko gutandukana
ngira ngo nko ko kuba umuntu avuye mu rugo ho gato ni hahandi uba ufite nka menase yo kwicwa, hahandi uba wumva mugenzi wawe afite menase yo kukwica, afite buri gihe aravuga ijambo ati kandi rimwe nzakwica, kandi rimwe nzakugira gutya, kandi rimwe ukumva hari menase idasanzwe yo ku buzima. Aho ngaho nabwo sinabyita divorce, wenda ni nko kuvuga ngo wabuhunze ukava mu rugo kuko ntago nawe wakwitegura urupfu rureba, ukabijya ku ruhande kugira ngo utegereze ko mugenzi wawe wenda yakwigarura, ariko araho bidakunda mugenzi wa kanga burundu, ubwo decision uri bufate ya divorce kuko waba uri mu gihe kitoroshye, ubyiyemeje ukabifatira icyemezo, aho ngaho havamo divorce kuko uba uri kuri menase yo kwicwa. Ariko nanone divorce ibyo biragusaba kuzahita uguma uko nguko, uzibera muri ubwo buzima nyine kubigishubaziko niko bavuga, kugira ngo niko babyita. No, aha uhingutse wenda aho nashakaga ku divorce nyine bayeho, abantu baratandukanye mu umugore n'umugabo. Bamwe bati kongera gushaka ni amahano, ntabwo ari byo. Abandi bati reka biterwa n'impamvu yatumye mutandukana, ati umuntu ashobora kongera gushaka. Ku wowe nk'umuntu wenda ufite ishyaka ryo kubaka umuryango nyarwanda, ubifata gute divorce no kongera gushaka? Ubundi ku giti cyanjye ntago mvuga divorce, ntago nyishigikiye, atari uko ibyayikora bidahari, birahari cyane, kandi nta nubwo ndimo gucira urubanza bayikoze, nuko yari afite ikintu runaka kitumye abikora. Ariko ku giti cyanjye n'ijambo ry'Imana nuko nizera, ntago yakabaye hakagombye kuba izindi ngamba nyinshi zo gukora kugira ngo murebe uko musova urugo nyine, kuko divorce ntabwo igarukira kuri wowe gusa, igarukira ku rubyaro rwose rwawe. Rero kuri icyo uvuze cyo kongera gushaka no kudashaka, ubundi nibaza ko umuntu, ijambo ry'Imana ravuga ngo ikigabo cyose gifite ikigore cyacyo. Sinibaza rero ko waba waravuye mu mbavu z'abagabo benshi ku buryo wavuga ngo uvuye ku mugabo umwe biranze ubonye undi. Sinzi rero ukuntu umuntu umwe yava mu mbavu wenda uyu biranze n'uyu biranze, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo ahantu wemerewe kongera gushaka niyo wafashe umugabo yaguciye inyuma, icyaha cy'ubusambanyi nacyo kikakunanira kwihanganira, kuko hari uwagusaba imbabazi ugasanga si imico yarasanganywe, ukamubabarira naho birya bishoboka. Kandi ibyo uvuze niko kuri. Aha, ikiganiro rero kirakomeje, ariko kandi kiribuze no kuza kugera ku musozo, kuko bumbura igitabo cy'urugo rwawe harimo ibintu byinshi cyane. Hari umuntu wambajije ikibazo, arambwira ngo ni umugabo, arambwira ngo uhazacakiye umugore uhugura abagore, ko njyewe umugore wanjye ajya yohereza umukozi ngo ajye gusasa mu cyumba cyanjye. Buryo nsanze mu mukozi birambabaza cyane, mpita mvuga ati nzabigira ikibazo. Ese kuba umukozi wo mu rugo yajya gusasa wenda icyumba cyabagira buja na bashebuja, burya ni amakosa mama? Ngiye mbaza utuntu n'utundi nyine tu. Buriya ingo ntago zisa, nta nubwo ari zimwe. Ubu se nk'umumama arwaye n'umugabo atahari, icyumba cyakwirirwa gisa nabi ngo nuko umukozi atari bukijyemo? Simbizi nyine, ni ikibazo ndi kubaza nanjye. Simbizi nyine. Atarwaye yakikorera, cyangwa akabwira umukozi ati ngwino dukore isuku, ndashaka ko dukora isuku rusange mu cyumba, mukajyamo mugakorana isuku mukarangiza. Byose ni imyumvire y'urugo, nuko mwebwe urugo rwanyu uko mugubaka je siko ngubaka, uriya siko yubaka n'uriya siko yubaka. Ntabwo rero wajya kuvugira abantu muri rusange, kandi ubwo wenda uwo mugabo bimubabaje wasanga se atabyo bibabaza ahandi. Wowe kavuga uti je ntacyo bintu haye, nsanzemo umukozi, nsanzemo umugore, ikikuru nuko nsanga icyumba gikorobye kinashashe. Okay, ikindi kibazo wenda cya nyuma turi bugende tuganaho, urabutegura n'ubutumwa uri buze guhereza abantu. Muri Bibiliya harimo ababyeyi benshi batandukanye bagiye bakora ibikorwa by'indashyikirwa, ndetse bakaba
ibikorwa byabo bikandikwa n'ubu ngubu bikaba bikivugwa. Nuwuhe mubyeyi wo muri Bibiliya ukunda cyane kurusha abandi? Harimo ba Esteri, ba Hana, ba Debora, barimo benshi. Hari ubu ushobora kuvuga ati uyu nguyu inkuru ye iramfasha cyane, yaba ari iyihe mama? nkunda inkuru ya Esteri cyane. Kubera iki? Nkunda inkuru ya Esteri ukuntu atirengagije ko hari ubwoko bwe bugiye kwicwa, atirengagije ko igihe harimo kitari cyo kujya imbere y'umwami. Mbese yaravuze ngo aho kugira ngo numve abanjye bapfuye, reka ngiye gupasura ngera imbere y'umwami nubwo bishobora kumviramo gupfa ari jyewe. Uko kwitanga ni ukuvuga ngo yari afite kwitanga guhebuje, uvuga ati ndiyemeje ngiye kureba umwami, kuko ntabwo byari bemerewe. Hari igihe babahaga batabana n'umwami kandi nicyo gihe yari arimo, ariko ntabwo yarebye ibyo byose. Aravuze ati reka ubwo hari ubwoko bwanjye bugiye kurimbuka, reka niyemeze ngiye gucunga ubwoko bwanjye. Okay. Ngira ngo mwabyumvishe rero. Uyu nguyu ni Madame Emanuela twaganiraga, yatubwiye ku umuhamagaro wo kubumbura igitabo cy'urugo waturutse. Byose twaganiriye ibintu byinshi. Turimo tugana ku musozo. Nubuhe butumwa bw'umwihariko wahereza abantu cyane cyane bubatse ngo bari kureba iki kiganiro cyangwa nyine n'abagize igihe cyo kubaka, ubundi tukaza tugana ku musozo? Urakoze cyane Joel. Nk'impanuro nabaha cyangwa inama, ntabwo ndi bujye nanone kure yabumbura igitabo cy'urugo rwawe. Nakubwira ngo kubaka urugo ni ukwiyemeza. Ntabwo waje muri voyage ngo ni ahantu uzamara umwaka cyangwa 2 ubundi wisubirireyo. Oya, ni ahantu uje gutura, uzahava mbese tuguherekeje cyangwa Kristo agarutse. Nicyo kizakuvana mu rugo rwawe cyonyine. Ikindi tworoherane, umugabo akora inshingano ze n'umugore akora inshingano ze, ariko mwese uharanira kuvuga uti mbere y'amaso mugenzi wanjye. Niba fata iryo shaka nkuko Kristo yafashe ishaka ryo kuducungura. Ntabwo byari byoroshe, wenda mwakurikirana urugendo Kristo yakoze kugira ngo aducungure. Hari ahantu byageze bikomeye, abwira Imana ati ibi bintu ni ukuri igikombe kindenge. Byari bikomeye hariya kabisa, ububabare bw'umubiri. Kristo yari yambaye umubiri, ububabare wumva nawe yarabwumvise. Agera ahantu avuga ati biranze ushoboye Imana aha hantu wahankiza. Ariko yibuka ko misi itarangiye, agaruka vuba, ariko nanone ubushake bwawe bari bwo buba. Rero nabwira umuntu ushatse uri mu rugo, ibikubabaza ni byinshi, n'ibyatuma bivamo ni byinshi, nta nubwo biteze no kugabanuka, kuko uko imyaka igenda niko duhura n'ibibazo bitandukanye kandi bigenda bigira ubukana. No kuvuga ngo nawe nibigera ahantu kumva biranze cyane, uzatake nkuko Kristo yatatse, urabyemerewe. Ariko ntago yatatse abivamo, yatatse abigumamo. Avuga uti mpimbaraga nkomezanya n'uyu mugore nubwo bitoroshye, mpimbaraga nkomezanya n'uyu mugabo nubwo bitoroshye. Hari n'umwana ashaka kuvana mu rugo yakunaniye burundu, avuga uti mpimbaraga nkomeze ndere uyu mwana nubwo mbona bitanyoroheye. Gira iriya zeri Kristo yari afite yo gukomeza icyo yatangiye. Nawe gira zeri yo kurwanira urugo rwawe, nubwo yakunanira gute umugore. Iyemeze uvuga uti kurere yose wahindura, ndiyemeza kujyana nayo, ariko ntago ndi bureke urugo rwanjye kuta. Yes, reka tugushimire cyane kuba waduhaye umwanya maze ukatuganiriza, tuganira ibintu byinshi birimo inama n'impanuro ku bantu bakurikiye iki kiganiro. Rwose harimo kudahomberwa na gukeya muri uyu mwanya bamaze bari kureba iki kiganiro. Imana rero idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo abera bayo bayikorera, iguhereza umugisha cyane. Turibwira ko nitwongera kugukenera n'ubundi tuzakubona. Imana igufashe kandi gukomeze mu kubumbura igitabo cy'urugo rwawe no kugira inama abantu ko bagomba kubumbura igitabo cy'urugo rwabo kugira ngo rugende rukomera, kuko urugo rwiza ngo ni ijuru ritoya, kandi ngo udashoboye kuyobora urugo rwe ntago yarakwiye no kuyobora itorero cyangwa abandi bantu bari bo bose. Burya ndiko Bibiliya ibivuga. Imana rero nibahereza umugisha cyane. Urakoze cyane, namwe bamugisha kwitanga kwanyu, namwe imirimo murimo gukora izayibahembere. Urakoze cyane.
mama ntabwo twasoza mutaduhaye nimero ya telefone harya ntabwo mugira platform munyuzaho wenda bibiganiro cyangwa wenda social media mukoresha kugira umuntu uburyo bworoheye abantu kuba bababona wenda n'ubushye nkoresha Himbaza TV niyo benshi bamenyereye ko nkorera kujyana na telefone ndumva kuri Himbaza TV ibiriho ariko bayishatse nayibaha nta kibazo ni 07 88 41 35 94 yego 07 88 41 35 94 ku